bantu beza b'igikundiro reka twongere turabashima bitewe nuko tubakunda ariko namwe mwagiye muduhata urukundo nyamuneka ntimubona ko urwo twabakunze rwakabije sasa mu by'ukuri rero Nigeria umugabo ufite impamyabumenyi ya PhD akora nk'umukozi w'isuku muri kaminuza mama we isi shase ntiyakwigisha izo PhD zimara ikiyo isi yashatse kuguha amasomo isi yashatse kuguha isomo PhD ujugunya ku ruhande byo ntacyo bibwiye isi bane byose bibwiye iki uragenda ukaba nk'abandi kaba bantu baraho bafiki sana bitewe nuko isi itanga amasomo kandi ntitoranya waba arizo utarize isi hago byo wayibizanaho inkuru y'umugabo wo mu gihugu cya Nigeria ufite impamyabumenyi ya PhD ariko akaba nyine akora nk'umukozi w'isuku muri kaminuza ya Ebony nyine irimo kugenda nyine ivugwa cyane hahesha atandukanye bita Dr. Enyi bita yitwa ni Dr. Enyi Inyebuchi Paul ufite nyine impamyabumenyi za BSS MSc na PhD nyine umwe mu bantu bashoboye guhindura cyase bashoboye guhindura amateka mu buryo bwo kwiga ariko nyine agakomeza gukorera umushahara muto bakakanu tujye tugarukaho uko umushahara muto kuntu kakwica kakwangiza nubwo afite ubuhanga bungana bute umushahara mutoya sha umva reka nkubwize ukuri umushahara mutoya nawe ni ikigeragezo no muvumo sasa mbukure Dr. Enyi uturuka mu gace ka Ikilegu yitwa uturuka mu gace ka Ikilegu nyine isheke mu murenge wa Ndiabola muri karere ka Ebonyi mazina aragwira nayo kandi yatangiye nyine akazi muri kaminuza ya Ebonyi mu mwaka wa 2007 nk'umukozi w'isuku muri Ebonyi yari kuri humva sasa mbikore yihanganiye rero gukomeza nyine amashuri ndetse mu mwaka wa 2022 yageze ku rwego rwo kubona impamyabumenyi ya PhD mu masomo y'imibare cyo bita mathematics education mva ko umuntu wose yari yarize pe mu buryo bugaragara sasa mbikore nubwo afite impamyabumenyi rero akomeza gukora akazine nk'umukozi w'isuku aho ahembwa umushahara muto wasaga nk'ibihumbi 65 by'amafaranga y'amanyarwanda cyangwa se 70 by'amafaranga y'amanyarwanda ni urusenda rwose ku kwezi akafata kandi ku kwezi baze nawe kuba ufite ibibazo byose ugakora amafaranga na gutyo nabyo bitera iki bitera agahinda na trauma zo mutwe kubera iki ntago babihuye rwose sasa ndiko iyi nkuru yatangajwe rero n'umwanditsi